tabaye ko yaduhaye imegeresha twahasohoye imegere Imana cyubahiro uyu munsi urarya imegere uva aha inyabutongo zireke Imana ikoze igitanga waze avugisha ukuri kwinshi ntabwo kubangamira ejo bundi nzagutwara ahantu hakaze ejo bundi namusohokanye namutwaye haraye mu Nyabugogo ajya gutembera gusa ko ntageze koko ndetse yafashe moto ya Senkiza anyafatiye Senkiza nubwo enda kugisenye twagiyeho pe kuko nta mfanga yawo mfite ariko twagiye aho shoboye nta kujyana Nyabugogo waje kumwereka iki namwetse imodoka zitambuka n'amamoto duca mu isoko namwe kutuntu nyine n'utunda aruhuka mu mutwe reragese genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu Rwanda hanze y'u Rwanda Imana ikomeze kubaho umugisha cyane mwe mwahisemo kudukurikira umunsi ku munsi n'umugisha cyangwa se n'amahirwe kongera guhura n'umukozi w'Imana Boaze nyuma y'iminsi mike tumuherekeje cyangwa se twari tumugaragiye ubu yabaye undi mushya Boaze yesashimwe ahimbazwe umeze neza cyane ndashima Imana cyane ubu ngira ngo stati yarahindutse cyangwa se icyiciro cyarahindutse ubwashize twahuye ukiri ingaragu cyane icyiciro ko kiba kigoye kukivamo kuko ngira ngo uyu munsi ndavana hano amavuta nanjye cyane n'imbaraga zinkura muri iki cyiciro yego biri nashakaga kuseka ku kantu niko nari nkeneye ko useka umwenyura bimeze bite nyuma y'iminsi ine ngira ngo bimeze neza ntabwo ndwaye nyine ariko ndi kugenda noroherwamo gake gake iki kintu se kidasanzwe wabonye kuri uko wari umeze ibyo ari byo byose hari ikintu utari wamenyera cyangwa wabonye kidasanzwe y'umuntu amaze gukora ubukwe ibintu byose ntabwo bisanzwe kuri njye kuko nari menyereye kwigenga mu buzima bwanjye nkirarana nkarara ko nshaka ariko byarahindutse ibintu byose boa kagezaho ugaseka harimo akabanga akantu ko kurarana n'undi muntu mutamenyeranye ngira ngo gakunda gutonda abantu cyane b'abageni ariko umuntu ageraho akabimenyera uramenyera kuba mwavanze umutungo byose biba byagenze neza cyane neza ni iki kintu cyagushimishije kuri uriya munsi Beri kuri uriya munsi ikintu cyanshimishije ni uko ibyo nateganyaga ko ari byo nzakora atari byo byabaye habaye ibirenze cyane hari abantu babonye bagutahiye ubukwe utari uzi ko bari buze ni benshi cyane ntabwo nzi ko bari buze ariko natangajwe no kubona ninjiye nkabona barahari byaranshimishije cyane ubukwe bwagenze neza cyane Boaze we ibyishimo yari afite ngira ngo nta nubwo yari ari kwibuka ahantu ari kandi mperuka ikiganiro twakoze haraburaga iminsi mike uri kumbwira ufite ariko confidence abantu bari kuvuga ati confidence Boaze aba afite buri hari umuntu nahasanze mbere mu bukwe noneho nkajya muba nyine tukajya tumubaza icyo gihe nta muntu twari turi kumwe turamubaza ati ubukwe muraririmbira muri korali ubwakira ute aravuga ati ndishimye cyane noneho ndamubaza ngo iyo kiba ari wowe Boaze yaje gutereta bari kumwemera ngo yanyemera ngo uzi confidence aba afite ariko byo nibyo nishakiraga abana nyine abakonyine kazi ko nanjye nasaga nk'umukonyi n'ubundi biragaragara hagati aho rero nashakaga abazungu atari abazunguzayi barabizi nawe hari ukuntu usanga umuntu ari umuzungu inyuma ariko nyine ari umuzunguzayi n'ubizunguza nabi agafata umwembe akawubika akavuga uti umwembe uraha agashyira muri envelope ugasanga envelope isa nk'inka nyagiwe se bigenze bite kuba umwembe hasi ni ikimene ajungoje ibimene
rero abo ngabo nibo ntashakaga abantu bazunguza inyuma ariko imbere harabuze inshuro nyinshi iyo dukoze ibiganiro cyangwa tubakoresha ibiganiro hazaho komenti nziza ariko ntihajya habura n'iziri negative cyangwa se ziza akenshi twagiye tubona komenti uzi ukuntu abantu bishimiye couple yanyu ariko kumva n'undi muntu aravuze muri komenti ngaba aba ntibazaramba uriya mukobwa ari kumukina boa uracyafite confidence ko ibintu abantu bagiye bavuga cyangwa bagutega iminsi ibyo bintu bitazakunda nababwira ngo tuzarenza 70 turi kumwe tuzarenza 70 tuzarenza ijana tukiri kumwe ahubwo bazaheba icyo nzi nuko mwadusengeye abanyarwandakazi ngo urugo rwacu rutere imbere ni muhumure urukundo rurogeye turi kumwe paka ni byiza cyane amagambo wenda ibyo ari byose nk'ubu muri buke hari ukuntu amagambo ushobora no kureba kuri social media ukantu ibintu bitari byiza bikakuvana muri mu uze ntabwo uzatera imbere ahubwo ukora ibikorwa utera imbere azavuga ati umuntu mvuga ko ndabandusha ibikorwa kandusha kwihangana kandusha ibyishimo ubundi agakiza ntabwo ari gutunga ibintu ahubwo kagukiza umubaro mu mutima agakiza kagukiza kamere agakiza kagukiza ibivu mu miryango imivumo y'abantu rero ngifite agakiza k'Imana banumva ntitaye ku magambo y'abantu ahubwo ritaye ku ijambo Imana yavuze ngo nzabana namwe iryo jambo rero mukomeze na bagenzi banyu ni ubuhe buryo ujya ukoresha kuko rimwe na rimwe wenda ushobora gukomera ariko sheri we yabyumva ukabona nyine bimujyanye kure ukoresha ubuhe buryo kugira ngo mukomeze nawe yumve ko ari urugamba kandi ruzashira abafite ubwoba bwinshi avuga atari koko sheri iyi nzu turimo tuyimamo kangahe aho gane ho muri Imana irahari se sheri tuvuga ko ubaye papa mbaye mama pe abana se niba bazabatungwa n'iki hamugane ngende umuntu w'Imana humura amafaranga arahari kandi ubwo nkombwa ko amafaranga ahari nta kote ngira ariko nkababwira ngo nabikije ntago hagera ingezi n'inyenzi hari imbaraga z'Imana zibandera mano cyangwa se imigisha hamweje akambwataha reka nizeye ko Imana ivugana nawe yego ariko nanye reka nyizere ariko ubona bataye iki ibyiringiro ariko rijambo mukanti mu butaye tuvuye mu tayi mukanya rijambo twavugiye yo rivuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni kandi wimwara kuko isoni tazagukora ngahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe ngo n'ikimwaro cyo mu bupfakazi bwawe ntabwo uzabyibuka ukundi cyangwa se umugayo isobanuye ngo cyangwa rero hari umuntu avuga ngo ndatinya iyo utinyutse utinyura n'abandi nk'ubu mbaye umusore umwe wijajaye ndavuga ngo reka nijajare mbe mu busore mpinduka umugabo kandi naratinyutse ntinyuka nyine reka gutinya bizakubaho ntinyuka ibizambaho ndavuga ngo imbere ni heza ndabyizera gutyo kandi koko se atakabaye heza inzu ndimwe ni nziza cyane nubwo nayishyuriwe igihe gito ariko Imana yakonyeka dimbamo n'ubu kandi namwe kuba afite imiryango y'abanyarwanda ni ikintu gikomeye cyane mfite n'Imana ibyo birumvikana rero cyo ndavuga ngo ntabwo uzakorwa n'isoni ngahubwo uzibagirwa ikimwaro cyo mu bupfakazi bwawe ubwo bupfakazi n'ubuhe navugaga rero hakuntu agapfakara ku mafaranga agapfakara ku inshuti ze agapfakara ku miryango ye agapfakara ku bavandimwe ariko nubwo mbese usanga upfakaye ku inshuti n'abavandimwe bakagufashije tumufite ntitwifuza la basakolema undi murengezi iyo dufite uyu mugabo atubera byose haleluya ndumva afashijwe n'Imana ivuga ngo ndi kumwe namwe witinya umva munyarwanda wowe urarwaye witinya Yesu akiza uburwayi ufite ibyago Yesu aravuze ngo witinya hakuraho ibyago byose nta jambo Imana ivuga ngo rihereye nubwo byarenze inkombe ntabwo byarenze ijambo Imana yakuvuzeho yaravuze ngo nzakugirira neza amen beri ushingiye ku byo umaze kubona za confidence no guhagarara mu kwizera kwa Boaz ubumva ko n'ibintu ari kukubwira uri kubyizera koko ngomba kubyizera kuko nibyo Imana yankodeye ntabwo nabiteganyaga kandi hari ibyo yakubwiraga ukavuga ati bizakorwa numvaga ko bitazanashoboka ariko ibyo Imana yakoze n'ibyo izakora mbaye nyishimiye nizeye ko izadukora n'ibindi byiza birenze n'ibi ngibi yego hari ukuntu rero abarokore iyo bakoze ubukwe urabizi ko baba baririnze
ko baba barasabwe kwirinda nubwo hari abanyura mu gikari if there is no fear mu tuntu numvishe ngo hari ukuntu ngo niyo mpamvu mwihutishije ubukwe ngo hari ukuntu mwari mwarakwembere murakubagana ubukwe bwihuse niyo mpamvu ubukwe mwabwihutishije nta nubwo twabwihutishije nta nubwo bwihuje ahubwo iyo umuntu abonye ko ufite ubwenge bw'Imana agutega umutego ariko uteze umutego nawe uwureba wubona abusimbuka atavuze akoresha ibikorwa buriya kuntu umuntu avuga ati ubundi bwa mbere barambwiye bati kugiye gukwa amafaranga urafite ninawe mfite kibaza ya mate hahati no kujijishwa musarake nafite mbabona ndakoye bati ntibisanzwe ntego itariki yibuko atego si buhungu afite amafaranga yakuye hese ubukwe urabaye ko si buhungu noho ni mu ntoki nta n'igihe bimaze isi ibintu biti birabacanga wowe kora ibikorwa byawe bizacanga abantu nujya mu magambo nabo bizagucanga ugeze umuntu ukaranze inyama unundi azikaranze asabye mugenzi we ngo yaze bakaranze inyama kuko bose bakaranze nta wasebye undi ariko iyo ukaranze inyama undi akaranze imboga sarudodo mutibikana aravuga ati ja kabisa ati hirya ahangaha mbese usanga nyari ku magambo ngo bakaranze n'abiyemezi iki n'iki mise ntabwo ujya avuga umuntu waciyeho asigara hasa kuvuga ariko umuntu muri kumwe ntiyakuvuga nabi bisobanuye ko twebwe rero igihe turimo ntabwo kwita ku bantu ni igihe cyatambutse turi muri future byaratambutse biri hari ukuntu baza afite imitoma yakuririmbiraga mbere mu biganiro ndetse wenda n'ubundi buryo bwanyu bwo kuvugana cyangwa se mu guhura nyine biracyakomeje se cyangwa ko ari ubwari uburyo bwo kugera biracyakomeje ahubwo byarushijeho Bwana umukoye nyine ku bitoma ko numvisha adasanzwe ntabwo tusanzwe twebwe ni byiza cyane ariko nanone wenda hari ikintu mu kanya nari nkubajije ibyo kuvuga ko umuntu ashobora kuba ashingiwe atwite harya muri ADPR babanza ngo barabapima niyo mpamvu ahubwo nahise bambonyeho amaraso menshi rero bituma mpita mfatiraho nkarwara ariko ntabwo wapfa kubacika kuko bagupima ku wa gatanu kandi se ku wa gatanu sitesi umuntu aba afite yajya kwirirwa uvuga ngo vayo ngo ubike bapima inda gusa ibi byemezo bakwaka bya mbere babitanze harimo n'izindi ndwara mwamwipimishe makabijyana ku bashumba bapima bwa nyuma rero urumva izo ndaba bavuga umuntu yabuze Imana izamuha umugisha ese mu minsi yo gukundana kwanyu imbere y'ubukwe ntabwo mwasuranaga ya gusurana burasana ariko nabwo ukajyana n'umukobwa mugenzi wawe bose wajya gusura umusore ukagenda wenyine muri hafi kubana ubu turi hafi kubana twabaga kurimo ndakeka ahantu yabaga hari sashaho nk'amezi abiri mu kwerekanwa kwa mbere kwerekana kwa mbere wenda namusiye nk'ukwezi nabwo namusiyemo rimwe nabwo n'ibintu nagiye gufata tanongera ndagenda haca amezi abiri tutongeye guhura rugura mu muhanda twirukanka nta mwanya wapfa kubona ibibazo urakijijwe nawe arakijijwe watinyaga iki kuryo utagiye wenyine ngombwa ujyane bodyguard reka twese twambaye umubiri mibiri se kiti kontorora mwashiduka mwabikoze abo nabazimu murabatokesha cyangwa mukabirukana ari aho utabatokesha ngo bagende ariko nyine ndamwe ihame ryacu ntabwo babyemewe n'uwakubona uri umuririmbyi ukajya gusura umusore uri wenyine banaguhagarika cyangwa n'ubukwe bwawe bugapfa twirindaga icyatuma ubukwe bwacu butagomba gupfa yego wowe wirindaga iki buriya bajya bavuga ngo ushaka inka ajyama nkazo ariko uzi kububwira imiryango cyangwa inshuti n'abavandimwe ngo ufite ubukwe bukicwa nawe ni nko kuba unaniwe kwihangana ni nko kubaka ikintu cyajya kugera aho kigaragaza ubwiza bwacyo ukakisenyera ubwo uzi kuba wakumva ngo umuntu ngo ubukwe bwapfuye bitewe n'uko umudamu atwite problem longe ikibazo kirekire cyane kitanarangira ni ukuvuga ngo icyo kintu rero utakirinze ubu mwaje mu muryango n'inshuti n'abavandimwe nawe ubwo mwubahe mwaje kandi burya ubukwe butari mu Imana
mwaraciye mu gikari sha ntibiyobekana. Niki cyiza cyo kwihangana inkoni gahira igihe kwihangana na sheri wawe ugeze ko umukozi w'Imana y'abintu bijyemo imva ko no hanze utabijyamo kuko iyo umwatse mbere ariko tubona umukozi ibintu mbere no hanze hayajyayo ariko iyo wiri uvuga ati ntago bishoboka kamwihorera ntunamwivigireho nawe mubana ziko neza mugiye gupfukurana mbese ubwiza bwanyu mukagera gute mugabo mbese umuntu nararikiye ati ndebe ukomeze ndebe ukwasa ariko kugira ngo njye kubara muziranye problem kibazo ariko iyo umuntu mutamenyanye muhure mu mandazi muhure mu ringoti nyamara hari abarokore basirimutse bavuga ko ndabasubiza mu ugomba kubanza kumenya igiye kujya uziko uriya benshi uzabona ukabona abageze ngo ntibumvikanye ntibahuje hari igihe abanza guca kwa Rufosina agasanga Rufosina afite ukuntu akubita nyine umugeri undi akumva nawe ufite kurengera gute nakubita ivi akumva undi akumva undi yumvise nyine ntaryumvise ariko ibintu bite kumva ariko nta wagiye kuri bazerera hanze ya afatira aho byumviye amenyera ibyo mwagiye mugira ubwenge mwabasore n'abakobwa gatera amatsiko kandi n'Imana yavuga ngo icyo abantu bataye nanjye nzabana nabo reka musakamba Imana izabana reka kintu kangere fondasiyo reka rero nkubwire hari akantu usibyo twese twaremewe guha Imana icyubahiro ntabwo twaremewe gukora ibyo twishakiye abageni twashyiriweho twese twaremewe guha Imana icyubahiro ntabwo twaremewe gukora ibyo oya ntabwo twaremewe gukora ibyo twishakiye ntabwo twe twashyiriweho kuba twakujye twishakiye ahubwo twaremewe twahamagariwe gukomeza abandi mu gakiza ndetse no mu kwirinda ese ubwo wa mushumba ute sije ko ntari umushumba gusa n'umwana w'Imana waba umuhanuzi ute utihanura buriya umuntu ujya guhanura hanze agahanura ngo ingo zanyu urwo ruri gusenya ko nta n'uruhari nta ari umuhanuzi ubuhanuzi buhera mu rugo rwawe umuntu bafite bagendera muri ibyo byose kandi bagahanura igihe umuntu afite urugo mu rugo rwe ntabwo yajya kubaka iz'abandi abanze bakirwa yihanganira ibimbaho mu rugo rwe igihe umusore cyangwa umukobwa atihanganiye ibye akajya kunga abandi gute afite umwana hanze yarabyaye kandi nto donke sife no kubyara arimo arandavura hanze ari yandagarika ubuzima bw'urugo rwe ubundi aha hantu aha mu gice cyo hasi ni icyawe na madamu ibice byanyu byo hasi cyangwa se n'imibiri yanyu ahatagaragara gutyo ku manywa so ntabwo ntukanye ariko bajya bavuga ngo aho utakwihagarika nijoro na ku manywa ntiwayihagarika ubwo rero bisobanuye ko hari ibintu utakora n'ubundi ngo ubwambure bwabyo bitewe n'uko hari sorindana ari ukuntu umuntu ahishe ibintu bitewe n'impamvu beri abantu bati uzicuza bagiye wanga batipe b'amafaranga menshi umunezero ako kantu ko ku munsi w'ubukwe n'ahantu nandi numvise hari umuntu wabivuze ngo wanze ngo baba ngo yanze bafite amafaranga abo se ndushimishe ko afigewe ninduje baya mumbwire naguhaye iki sinaguhaye iki nirihenze na emusi yari igi sirigura desa ese bashya ntakoze ngewe ejo bundi nzagutwara ahantu hakaze ejo bundi namusohokanye namutwaye haraye mu Nyabugogo ajya gutembera gusa ko ntageze koko yafashe moto ya senkiza anyafatiye senkiza nubwo enda ku Gisenyi twagiyeho pe kuko nta mfanga yawo mfite ariko twagiye aho ushoboye ntakujyana Nyabugogo wajye kumwereka iki namwetse imodoka zitambuka n'amamoto duca mu isoko namwe kutuntu nyine n'utunda aruhuka mu mutwe reragese asheri ntacyo mbona ntagokoreye umugore wanjye kabiri nta mugabo kwisuresha nanjye arabizi nawe nta nusa nanjye ndihariye kuvuga ngo zimwe mu ntambaro wagiye ugira mutangira gukundana harimo ibyo inshuti zawe amafoto bakakubwira ngo gose ngo kwifotozanya n'umuntu usumba amafoto y'ubukwe ni meza cyane iyo yarebye njye ntacyo bintwaye pe
bamana ari byiza ntacyo bitwaye Cyane kari amahoro. ibintu byose iyo wabyakiriye uko biri no kubifiringa urabishobora Urumva? ariko niba ureba disi urandi uvuga ngo bimeze bite mu bukwe bwacu wagira ngo ni nyamibwa wandoreye inyambo sha urabona abana b'ibwami koko bizumi ngo birebe ubundi Imana yavuze baravuze guha ubwiza kandi buriya n'amafoto wagitiye nk'umusore w'igikaka ushobora guca bugufi ariko umuntu abone ko waciye bugufi nk'ikanzu nayo nambaye guca bugufi ntabwo umuntu yakubona ko nciye bugufi sanaberewe ariko njye nacaga bugufi kugira ngo nayo bitamugora rero niyo mpamvu amagambo abantu bagenda bavuga ntacyo yantwara iki kiyongereye ku rukundo wamukundaga kuko ni byinshi cyane ese ubu ngubu ko twakundanaga cyane n'ubundi utabana ntazi ko ubu ngubu mu gitondo niho nijoro mureba turi kumwe cyane bagira ikibazo ejo bundi nagiye ahantu usanga yarebye ati sheri rwose nabonaga nkabona ntebe ziri zonyine ati wagiye urukundo rwanjye ninde muntu ushobora kwirabwiye undi inshuro nyinshi ko mukunda ubundi mu mateka y'abanyarwanda cyangwa se wenda y'abayuda umugabo ahora ari umwami amagambo aba make ahubwo umwami kazahora muri shusheri hani switi urarya iki banywa iki jya koga mbese nuko ntabwo yaruhuka ubwo ni ukuvuga ngo ni inshuro nyinshi niyo radicecetse bo numva asa nkaho nyene yagiye mu cyimbo cya aramfasha cyane abaririmba menshi cyane ubu ngende radiyo aho televiziyo itari usanga mbwa urukundo rwanjye yaho mbese ashimashima ubu nuko yize ukuntu yitonze uyu munsi ubundi aba yanguye mwagera atya yongera yihengeka sheri ariko tisiwa ayenda gukunda ugeze kubimbwiye mbere narabikubwiye nawe ndabizi barabimbwiye kenshi nanjye nagiturikije ninde wabibwiye imbere mu gitondo uyu munsi noneho Imana yakoreye turura gitangaza twagiye mu butayu noneho ndamubwira nti tujyana akantu tuse sheri bitewe n'iki ntabwo tugenda ndetse hari ikintu Imana ivuga dukorere tugeze mu butayu Imana izi ubwenge ibona ukuntu twageze mu butayu bikomeye aravuga ati ntabwo bahava nta kintu bahaye tabaye ko yaduhaye imegerisha twahasohoye imegeri Imana icyubahiro uyu munsi urarya imegeri umva inyabutongo zireke Imana ikoze igitanga waze avugisha ukuri kwinshi ntabwo kubangamira ntacyo biba birwaye ukuri kwe uragukunda ntacyo kurwaye keretse iyo arengereye ni wenda umuntu bigira bimubangamira aho gutyo ntacyo biba bitwaye kuko aba agira ngo n'abantu barakaye banaseke kandi ngo mu bintu bya blague n'uburyo asetsa biri mu bintu yagufatishije akigutereta kuva na kera ni gutya yari ameze niyo mpamvu njye nabimenyereye ntacyo biba bimbwiye niyo mpamvu wamukunze unanamukunda kuko ntabwo naba ncecetse ngo naceceke bibemo agomba kuvuga njye nkatoza mugabo utagira ijambo mba kuvuga urugendo rero rurakomeje ariko ndi gushima Imana ko ndi mu rugo nk'umugabo abantu benshi bankundaga cyane ariko b'abakobwa nababwira ngo baye mwihangane Imana ibashakire undi muntu muvugana cyane y'amagambo yo mu ibanga nanjye bajya bambwira ati se buwaze bose ijye uzahitamo nizakubwira none ubu batangiye kurira yo kwareka ati buwaze rwose rega ntabwo bose nabakwira yewe mfite kibasumba hano nkunda hari ubwo wamusevinzeho irihe zina kuri nimero ye kuri nimero ye aha sigira ngo waroroshye uza ko yabyikoreye hayo atereshere warivuze se suze telefone my love handitseho my love nta bintu bijishe my husband my honey my baby my dear ibijishe ahora hindagura izina nyine da like name mbere we wanditseho kuri telefone yawe njye n'ubundi ryo nanditseho ni irisanzwe kuva na kera handitseho irishere my happy yo true abantu bari sawa cyane ndibyishimega ndisiye ntarabizi wenda reka dusoze twari tubasuye nuko twakoranye ibiganiro mbere twaje mu bukwe bwanyu ibyo byose tuba tugomba no kuza tukereka abantu cyangwa se abadukurikiye ibyishimo uburyo byakomereje no mu rugo ibyo byose umuntu wese uri kubireba ku maso uyu muryango banye neza nta shitani
ari umudamu arishimye cyane ariko waze we ibyishimo bye bihoraho nubwo avuga ati ahantu ari kuntera utwamba ariko ni duto. uyu nguyu ntago amagambo yamuca intege ahubwo nibwo akomera no nkabona ubwo nsenga cyane noneho Imana ngire neza nindi itangiye kuza ariko Imana itatabara ko ubundi umugabo yariye bitangiye kugenda neza Imana yavuze ngo nzagukugirira neza uratebeza umukanda ukagufatamwa ariko ngo banga ni wowe urifite byo kumwitaho cyane ngewe ko ntago akunda kurya cyane akunda imbuto amata ibyo ngibyo ibintu by'uburyo ntabwo abikunda utuntu tworoshye nta bintu byinshi nyine ubundi ntabwo ashaka gukomera n'ubundi nakomerejwe n'amaraso ya Yesu ahubwo mbashaka kugira gute bashaka kugira nyiri ubuzima bwiza ntoroshye ubuzima abantu bakunda couple yanyu abantu babashyigikiye murababwira iki? abantu badushyigikiye baradukunze baradusengera benshi ndabizi baranatwerera abashoboye ariko mukomeze musenge Imana rwose dukomeze dufashe hari gashira hari karabambwiye ngo dusengere iki mu butayu karabambwiye ngo ikintu ushaka ko dusenge Imana akagikora yose nayo Uwiteka ntugire ikibazo urumva ko mu bigaragara sheri wanjye arimo avuga ati yebona Imana impaye aho guturiza nkabona inzu ntawe umbwira ngo mpa amafaranga cyangwa asohokamo amahoro ababonetse n'inzu zitaboneka urukundo ruzana byinshi turakunda nyakushyisekera Imana ntukamenya nk'umuntu utasekeye Imana kuri kamera y'umwenyura uvuga utabazi mu bapfu mw'izina gihora useka mwamikazi abantu mudukurikiye turabashimiye cyane ko mwaduhaye agaciro mukadutega amatwi ahari umuntu waduhugura cyangwa akaduha igitekerezo cyangwa akadufasha hano dufite imirongo ngenderwaho mwaboneraho aba bantu umufasha wanjye reka agira ikintu avuga kuri ibyo bintu 078 078 yego 57 400 16 yego 078 078 yes 57 yes 400 16 then for $1. iyo niyo nimero yabo abantu bagenzwa n'umugisha cyangwa se n'ineza kuri iyo nimero bayihamagare bashyigikira ari ababagira inama uko mukeneye n'inama dukeneye n'ubutabazi bw'umufuka yego cyane rwose umugabo n'umufuka buriye ibyo ngibyo nibyo duheraho cyane Imana ikoresha abantu bayo yego mu izina rya Yesu amen. bye toilette bitaramo mu nzu iri ene banyuranga bathroom ariko hari close wemeye kujya mu murenge usikagiye kuba umugabo wawe genda saba uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire